turabasuje mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo abishimire, abanezererwe, abakurikirana RGM Rwanda Gospel Movies TV, ni RGM TV. Imana bahumugisha, Imana banezererwe, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu duturanye, Imana ibagire neza. Turi muri Guma mu rugo. Rero ahangaha umukozi w'Imana turi hamwe hano mu rugo muri studio za Rwanda Gospel Movies TV. Dushimye Imana yuko Imana yemeye ko ibi nabyo tubicamo. Rero dufata umwanya kugira ngo abantu baganizwe ku ijambo ry'Imana, abantu bigishwe. Rero pastor turakwakiriye kuri Rwanda Gospel Movie. Urakoze cyane, Imana iguhumugisha. Kandi tunezerewe n'Imana muri iki gitondo cy'umugisha, tugira ubuntu bwo kugaruka imbere yayo. Ni by'igiciro mu bihe nk'ibi ngibi biba bikomeye, ndetse abantu bari muri Guma mu rugo. Ariko dushimye Imana ko Imana ikomeje kuturinda, kandi Imana ikomeje kubana natwe. Ni by'igiciro cyane, rero tubishimiye Imana. Nanjye nzinduye no kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, icyo Imana yavuganye natwe, yashyize ku mutima wacu kugira ngo tukigeze ku bantu bose bakurikiranye TV, kandi bifashe umuntu wese aho yaba ari muri Guma mu rugo n'ahandi hose. Turushaho guhabwa imbaraga zo gukomera mu ijambo ry'Imana, kandi twubahiriza n'amabwiriza yose nk'uko tubisabwa. Imana iduhane umugisha. Amen. Dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye muri iki gitondo, tunezerewe no kongera kuba imbere yawe Data. Mu izina rya Yesu duciye bugufi cyane rero kugira ngo ijambo rya Mwami Imana rimanuke ku muntu wese ugiye kuritega amatwi, kandi rigira aho rimukura naho rimushyitsa. Mu izina rya Yesu Kristo mbangamiye imbaraga zose z'umwanzi. Mu izina rya Yesu nanije gukora kose kw'abadayimoni. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo iri jambo ribe ry'umumaro ku muntu wese, kandi rimwubake, rimukomeze. Mu izina rya Yesu urakoze Data, kuko hakiri ibyiringiro byo gutabarwa. Ubuntu n'amahoro bibe ku bantu bose mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha. Nitwa Pasteur Rurangwa Jean Baptista, nkaba ndi umukozi w'Imana. Imana rero yashimye ko muri iki gitondo mbagezaho ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 25, hanyuma turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka ni wowe niringiye, Uwiteka ni wowe niringiye, umutima wa ni wowe uncururira umutima. Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Muri iki gitondo birashoboka ko hari ibyo ibindi waba wari wariringiye, ariko reka nze nkubwire ngo umutima wawe wiringire Imana, umutima wawe uturize imbere y'Imana ya Isiraheli, umutima wawe uzamure imbere y'Imana kugira ngo Imana ibane nawe, kandi Imana igukomeze muri iki gitondo cy'umugisha. Imana yongere ikubake, Imana yongere igusubizemo ibyiringiro, Imana igushyigikire, kandi Imana iguhe gukomera mu bihe nk'ibi ngibi bigoye. Ku murongo wa 3 haravuga ngo siko bizahora mu bagutegereza, nta uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo jambo riratubwiye ngo siko bizahora kubategereza Uwiteka. Imana ishimwe. Abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, siko bizahora kubategereza Uwiteka, kereka bava mu isezerano ari nta mpamvu. Imana ishimwe. Reka nkubwire ngo ugume mu isezerano ry'Imana, ugume mu cyo Imana yavuganye nawe, ugumane n'ijambo ry'Imana aho waba uri hose. Reka nkubwire ngo ntiwemere ko umwanzi kwihebesha ngo ubone ko birangiye. Haracyari ibyiringiro byo gutabarwa. Niko ijambo ritubwiye ngo siko bizahora kubategereza Uwiteka. Nshuti y'umusaraba mwene Data, unteze amatwi mwene Data, wumva iri jambo, reka nkubwire ngo siko bizahora kubategereza Uwiteka, kereka
abava mu isezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Reka nkubwire ngo Imana igufiteho umugambi, kandi Imana yiteguriye kukugirira neza nshuti yanjye. Niba umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, reka nkubwire ngo Imana irakuzi, kandi Imana ikwitayeho, kandi Imana igufiteho umugambi mwiza. Ijambo ryatubwiye ngo kereka abava mu isezerano ari nta mpamvu. Ntabwo rero bikwiye kuva mu isezerano, ahubwo guma ku cyo Imana yakuvuzeho. Habakuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire numve icyo Uwiteka ambwira. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo nubwo waba uri mu rugo nk'uko tubisabwa, reka nkubwire ngo komeza icyo Imana yavuganye nawe. Rinda kwera kw'Imana, ntukuke umutima, ntucike intege. Imana igufiteho umugambi, kandi Imana izakugirira neza. Ku murongo wa 4 yaravuga ngo Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyoborere kubwo gukiranuka kwawe. Imana ishimwe cyane. Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore kubwo kugira neza kwawe, unyigishe kubwo Imana ishimwe cyane. Unyigishe kubwo kugira neza kwawe. Imana ishimwe cyane, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye. Imana ikwigishe muri iki gitondo, Imana igusure, Imana igushyigikire, Imana ikubake, Imana ikugirire neza, ikwigishe inzira zayo. Nshuti yanjye, reka nkubwire ngo inzira z'Imana ni nyinshi. Uyu munsi urabona bidashoboka, uyu munsi urihebye, uyu munsi urabona byarangiye, ariko reka nkubwire ngo ntabwo byarangiye. Reka nkubwire ngo hariho gutabarwa kuvuye ku Uwiteka, hariho gutabarwa kw'Imana, hariho kugira neza kw'Imana. Reka nkubwire, niba umuntu abasha kukugirira neza, akagutekereza akakugirira neza, niba umuntu abasha kukwibuka akakwibuka akakugirira neza, Imana yo mu ijuru yo izabuzwa n'iki kukugirira neza? Imana ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru izabuzwa n'iki kugutabara? Niko uyu murongo wa 4 utubwiye. Uratubwiye ngo Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyigishe kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye. Imana ishimwe cyane. Unyigishe kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye. Muri iki gitondo reka nze nkubwire ngo nkuzaniye ijambo rigusubizamo imbaraga. Reka nze nkubwire ngo Imana ifite inzira zayo, kandi Imana izakugirira neza, kandi Imana igufiteho umugambi. Ntutinye, ntucike intege, merci ene prene, ntukuke umutima, kuko Uwiteka agufiteho umugambi, kandi iyavuganye nawe niyo kwizerwa, izakora cyane ibirenze ibyo wibwira. Nshuti yanjye, uyu munsi urabona bidashoboka, urabona byanze, urabona nta cyerekezo, urabona ibintu byose byahagaze, ariko reka nze nkubwire ngo Imana ntiyahagaze. Imana iracyakora, kandi ijisho ry'Uwiteka riri kuba ikiranukira, riri kuba kiranutsi banyu, riri kuba ishakana umwete, riri kuba yihungiyeho, riri kuba afite mu mitima inzira z'igisiyoni, riri kuba kumbuye Imana, kuba shaka Imana, kuba yihungiyeho. Reka nze nkubwire ngo Imana yacu ni ubuhungiro, Imana yacu ni imbaraga, Imana yacu ni ubutware n'ubushobozi. Izina ry'Imana ya Isiraheli rishyirwe hejuru. Imana ikugirire neza muri aya masaha, Imana ikubake, Imana igushyigikire, kandi Imana irusheho kukugirira neza kugira ngo ukomere uhabwe imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ni wowe ntegerereza umunsi ukira. Imana ishimwe cyane. Ni wowe ntegerereza umunsi ukira. Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo igihe cyose uyu mugaragu w'Imana yaravuze ngo ni wowe ntekerereza, ni wowe ntekerereza, umutima wanjye uri kuri wowe, ni wowe ntekerereza umunsi ukira. Imana ishimwe cyane ngo imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Reka nze nkubwire ngo Imana irakugirira ibambe nshuti yanjye. Nubwo ubona waba warasubiye inyuma, reka
reka nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Nubwo waba waratawe, nubwo ubona Satani yakuriganyije ugakora ibiteye isoni, ariko reka nze nkubwire ngo Imana yiteguye kukugirira neza, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imana yiteguye kukugirira neza. Garuka imbere y'Imana, kuva mu bidafite umumaro. Reka nkubwire ngo turize imbere y'Uwiteka, Imana ya Isiraheli. Menasi eneprenetra. Imana yo mu ijuru irongera ikubake. Imana yo mu ijuru irongera ikugirire neza. Imana yo mu ijuru igufiteho umugambi, kandi ntabwo izakureka, ntabwo izagusiga, ntabwo izagutererana. Nshuti yanjye, ntiwihebe, ntiwemere ko umwanzi akwihebesha, ntiwemere ko Satani agukoza isoni. Nshuti yanjye, hari ibyiringiro byo gutabarwa, kuko Imana ni yacu, kandi Imana yaturemye mu ishusho yayo, idufiteho umugambi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo itimanye umwana wayo izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose. Muri iki gitondo nje kurwanya ibiguca intege, nje kunaniza amajwi akongorera akubwira ko birangiye. Ntabwo byarangiye, umura. Imana izatugirira neza, kandi Imana iri kumwe nawe nshuti yanjye. Ibikwiyebesha reka nkubwire ngo bitera umugongo. Uzamure kwizera imbere y'Imana, uzamure imbaraga z'Imana zimanuke ku buzima bwawe, kandi guhungira k'Uwiteka kugira umumaro nshuti yanjye. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko hari izindi mbaraga wari wizeye, ariko reka nkubwire ngo nta zindi mbaraga zibasha kugira icyo zikora hejuru y'imbaraga z'Imana isumba byose. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zikura ku cyavu, hari imbaraga zihindura, hari imbaraga zitegeka. Lesi enetraya binivore. Hari imbaraga zirema ibyananiranye, ibyanze. Hari imbaraga zongera zigasubizaho urufatiro ruzima rushimwa n'Imana ya Isiraheli. Reka nkubwire ngo izo nizo mbaraga zimanutse ku buzima bwawe. Izo nizo mbaraga zije kukurengera, izo nizo mbaraga zije kugutabara, izo nizo mbaraga zije kugukura mu byo ubona bikuboshye, bikuziritse, ubona bigukuye umutima nshuti yanjye. Reka nkubwire ngo Imana ya Isiraheli irakugirira neza. Imana ya Isiraheli igufiteho umugambi. Imana ya Isiraheli yiteguye kugutabara. Ntukuke umutima, ntuterwe ubwoba n'ingabo za Shure, kuko Uwiteka agufiteho umugambi. Imana ishimwe cyane, kandi Imana Messi eneprenetra izakugira neza nshuti yanjye. Reka nkubwire ngo ntiwihebe, reka nkubwire ngo nubwo bigoye, nubwo biruhije, nubwo bigoye abagenzi, ariko ijambo ry'Imana byatubwiye ngo hahirwa ufite mu mutima we inzira zijya i Siyoni. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, kandi Imana ikugirire neza. Hasi akavuga ngo kuko byahozeho kera kose, ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye. Imana ishimwe cyane. Nkuko byahozeho kera kose, ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye. Birashoboka ko Satani ajya kwihebesha akakubwira ngo birarangiye, akakwereka ibyo waciyemo, akakwereka ibyaha byawe. Ariko reka nze nkubwire ngo umuririmbyi yararimbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Imana ishimwe cyane. Indirimbo ya 5 mu Gakiza iravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwa, sinzibagirwa igihe nakiraga umwami Yesu, sinzibagirwa igihe navaga mu isayo y'ibyaha, sinzibagirwa igihe nahamirizaga abandi ko nakijijwe. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Ijambo rirabiko ritubwiye ngo niwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye. Imana ishimwe ko Imana itibuka ibya kera, ahubwo uyu munsi yibutse kugira neza kwawe, yibutse umugambi wayo ku buzima bwawe. Imana igutabare, kandi Imana ikurengere, Imana igusubizemo imbaraga we warucitse intege. Imana yongere ikuzuze urukundo rwayo, Imana yongere izamure kwizera kwawe, igusubize mu munezero wayo. Muri iki gitondo ntiyibuke ibyaha byawe, muri iki gitondo ntiyibuke
gukiranirwa kwawe. Ndi hano ngo ngusengere Imana muri iki gitondo. Imana ntiyibuke ibyo waciyemo, Imana ntiyibuke ibiteye isoni wanyuzemo. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Imana ntiyibuke ibyo wakoze kera ukiri mutoya. Niko umugaragu w'Imana yavuze, aravuga ngo nyiri umwana muto nakoraga iby'abana bato, ariko maze gukura, Imana ishimwe cyane, haleluya, amaze gukura akura ibishimwa mu bigawa, amaze gukura akura ibitunganye, amaze gukura avirwa n'umucyo, Imana ishimwe cyane, avirwa n'umucyo, Imana ishimwe. Muri iki gitondo reka nkubwire ngo umwijima wari ukugose uve ku buzima bwawe. Reka nkubwire ngo ibyari kwerekaga ko birangiye, muri iki gitondo hari ijambo ry'ihumure, hari ijambo ry'ubutabazi, hari ijambo ryo kukurengera. Izina ry'Imana ya Isiraheli rishyirwe hejuru. Imana itugire neza, kandi Imana ikwibuke, kandi Imana igutabare, kandi Imana ikurengere ku munsi mubi. Imana yibuke imirimo yawe, Imana yibuke kugira neza kwawe, Imana yibuke umuhate w'umurimo wayo, Imana yibuke uburyo wakiraga abakozi b'Imana, Imana yibuke uburyo wafashaga abakene, Imana yibuke uburyo washyigikiraga umurimo w'Imana, Imana yibuke umuhate. Ariko ngo uwo munsi hagwa imvura, hagwa imvura, hari imvura y'umugisha ku buzima bwawe, hari imvura y'umugisha ku buzima bwawe. Wowe ukakaye, wowe ucitse intege, wowe wibagiwe ukabona ko Imana yakubeshye. Ijambo ryatubwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Imana ishimwe, iyavuganye nawe niyo kwizerwa. Uyu munsi nuzaniye ijambo ry'ihumure. Uyu munsi nzanye umugisha ku mirimo yawe, nzanye umugisha ku buzima bwawe, nzanye umugisha nshuti yanjye. Reka nkubwire ngo iyavuganye nawe niyo kwizerwa, iyavuganye nawe no kubikora izabikora. Mana ishimwe, izasohoza kugira neza kwayo, izasohoza ineza yayo ku buzima bwawe. Kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuganye, yavuze no kubikora izabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza ntizabisohoza. Imana ishimwe cyane. Dore nategetswe kubahesha umugisha. Imana ishimwe cyane, nategetswe kubahesha umugisha. Imana ishimwe. Umaze gutekereza neza icyo Imana yakuvuzeho, umaze gutekereza neza icyo Imana yavuganye nawe, umaze gutekereza neza igihe wari uri mu masengesho, igihe wafataga amasengesho y'umunsi umwe, igihe wafataga amasengesho y'iminsi ibiri, igihe wafataga icyumweru, icyo Imana yavuganye nawe kuri uwo munsi, nanjye nze kugihesha umugisha. Imana ishimwe, nanjye nze kugihesha umugisha, nje guhesha umugisha ijambo Imana yavuganye nawe, nze guhesha umugisha icyo Imana yakuvuzeho. Reka nkubwire ngo ntabwo nahaguruka nta kintu Imana yavuganye nanjye. Ndavugana nawe ngo wowe tegereza, wihangane. Iyavuganye nawe no kubisohoza izabisohoza. Iyavuganye nawe cya gihe, uyu munsi nasi ene plene vonetra inesitata ya bini vonetra, ije gusohoza icyo yakuvuzeho kuri urya munsi, icyo yavuganye nawe mu izina rya Yesu. Ije gushyigikira ijambo ryayo, ije gushyigikira icyo yakuvuzeho, ije gushyigikira isezerano ryayo, ije gushyigikira lesi ene plenetra, icyo ikiri mu mutima wawe ukizamura imbere y'Imana, kandi utekereze neza. Reka nkubwire nshuti yanjye, birashoboka ko wari waribagiwe, ariko uyu munsi reka nkubwire ngo Mwuka Wera abereho kukwibutsa icyo Imana yakuvuzeho, abereho kukwibutsa icyo Imana yavuganye nawe, abereho kukwibutsa imirimo myiza wakoze imbere y'Imana. Imana ya Isiraheli ihimbazwe, Imana ya Isiraheli ishyirwe hejuru. Reka nkubwire ngo Imana yanumye kuguhesha umugisha nshuti yanjye, yanumye kuguhesha umugisha muri iki gitondo nshuti y'umusaraba.
umusaraba, ntutinye, ntukuke umutima. Imana igiye gusohoza gukiranuka kwa, Imana igiye gusohoza kugira neza kwa, Imana igiye gusohoza ijambo ryayo yavuganye nawe. Imana ihimbazwe kandi ukomerere mu mwami, usubizwemo imbaraga, wizere udashidikanya, ntukuke umutima, ahubwo uzamure kwizera kwawe. Imana igiye kukubaka, Imana igiye kukurinda, Imana izagushyigikira. Reka nkubwire ngo ntacyo uzaba. Imana ishimwe kuko Imana igufiteho umugambi. Nanjye ngiye kuguhesha umugisha, ngiye kugusengera Imana, ngiye kugusabira imbaraga, ngiye kugusabira inkomezi, ngiye kugusabira uburinzi. Nesita ya bini menepene voretra totika ya binivo notaka ya sire prerevoretra ya minivo totala sere prerevoretra inepenetra ya binivo imbaraga simana notaka ya bone ne prerevoretra la lasika ya binivo letra ya binivoretra menesika ya bo tota ya binivo ne penevoretra. Ndabona imbaraga zimanuka ku buzima bwawe, ndabona umugisha w'Imana ne penefure trayasi umanuka ku buzima bwawe. Reka nkubwire nshuti yanjye, ile sita ya binivore, Imana leta ya binivore ije penesika yabo, ije gusohoza icyo yavuganye nawe. Ne sita ya bini tepere vore tra totita yabo no penesika ya bene. Ntukuke umutima nshuti yanjye, humura, ne sere prene trai kuko Uwiteka le perevore trai agushyire sire prene dra, yongeye kukubaka, agushize ahantu hadasanzwe. Nesika yabone penevole trai, ntabwo usapfa ahubwo uzarama. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Urakoze mwami Yesu kuko wampamagariye guhesha umugisha. Urakoze mwami Yesu kuko wampamagaye kugira ngo data mpeshe umugisha iri jambo mwami Imana, kuko wavuganye natwe, wavugiye mu kanwa k'abahanuzi no gusohoza, uje gusohoza icyo wavuganye nabo. Urakoze data kuko ubyumvise, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.